ikigamijwe so kugira ngo twumve abantu wenda batumvikana bari gutandukana. Urebye projet Rayon Sport ifite ejo bundi hari byo hari indi mushinga wabo batangije, warayibonye aho abantu baguraga membership ibihumbi bigera kuri 30 kugira ngo bizanakomeze batangire kuguramo n'amashares. Byari ibintu byiza cyane, ibintu bya Rayon Day barimo n'indi mishinga yose iri imbere, ariko mu gihe batariho babyumvikanamo bamwe mu b'ingenzi tukumva basohoka isaha n'isaha, cyaba ari ikibazo gikomeye Mugarama, cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko nanone Rugangura bizi ko mu bihe byagiye bitambuka kuva ino komite yiswe iy'abasaza, niyo navuga ko ariyo ariko kazina abenshi bakunda kwita iyo bagiye kuyivuga. Bizi ko yagiyeho abantu benshi b'abanyamupira baroga ngo aba bagabo bagiyeho bagarutsemo. Urebye yaba muri board ya association bareba muri equipe banavuga ngo iyi Rayon Sport ishobora kubona noneho igiye kuzajya ikubita umuhisi n'umugenzi, ariko ntibyamaze kabiri hatangira kuzamo kuvugwamo ibibazo bya mikoro. Abantu bavuga ati ko aba bagabo bafite amafaranga kubera iki kipe irinda igera muri rusange aho ijya mu bibazo bya mikoro kandi abagabo bafite amafaranga. Ibyo ngibyo iyo procedure yagenda ivaho igera ahantu abakinnyi ndetse staff abakozi b'ikipe Rayon Sport babajyamo ibirarane, abakinnyi bamwe barivumbura, yewe kugera no kuri kapiteni wahoze ari kapiteni wa Muhire Keve ubu ngubu utakirimo, nawe akajya agira ibyo atangaza. Nawe ko ubwo umwaka w'imikino warangiraga yavuze ko ibyo yaboneye muri Rayon Sport ari kapiteni by'umwaka muri ino sezo bitari byiza. Ibyo Rugangura byaragiye birazurungutana biza kugera ahantu haza kujya akavideo hanze, abo bose twita iyo komite y'abasaza bari ahantu hamwe bagashyira hanze bavuguruza ikintu cyavugaga cy'uko bavuguruza abantu bavuga ko hagati harimo ibice ni ukuvuga ngo hari igice cya Tade hakaba n'igice cya Muvunyi Paul bari hamwe berekana ko bubunze ubumwe. Ibyo birarangira. Rugangura tugeze mu gihe noneho cyitwa icyo kubaka ekipe bije kuri bihareye ku mutoza kuri Afamia Lotfi. Urabizi ko icyo gihe nabwo hajya avuga ko ukuza kwa Afamia Lotfi hari bamwe mu bari mu buyobozi bwa Rayon Sport batamwemeraga. Kugera naho muri iki cyumweru ejo bundi umuyobozi wa Rayon Sport de Tade yavuze ko iwe yavuye Muhanga kuri match bakiriye Muhanga, nubwo batsinze ikipe ya Muhanga ariko we ngo niki ntabwo yanyuze ngo nubwo n'imitoreze. Urumva ko aho yese akakana abantu bavugaga ko umuntu utemera uburyo umutoza Afamia Lotfi yaje, Tade yese amera nkaho akuriye abantu igihu agikuyeho, yerekanye ko wa muntu ukunda kuvuga ko atemera umutoza arinde ari Tade, kuko ubwo ikipe itsinze ibitego 4-1 ariko wowe uravuga ko umutoza utamwemera kandi no ubivugiye mu itangazamakuru. Ushobora no kuba umuyobozi nkawe wenda uburyo bw'imitoreze harakano bibonyemo, ariko iyo ugiye kubikosora ntabwo ujya kuri mikoro. Nibura uhamagara uwo mutoza ndetse na staff yose n'ushinzwe tekinike muri direction tekinike y'ikipe ya Rayon Sport ukabaganiriza ukavuga ati rero nkurikije uko nabibonye Muhanga nibura ibingibi nk'umutoza ndabona byakosora kugira ngo bitujyane mu murongo mwiza muri sezo tugiye kwinjira. Sibyo gushyira mu itangazamakuru, ariko wowe urafashe umwanya wawe uri kuri mikoro usutangaza ko umutoza wemera. Aho ngaho werekanye ko cya kintu abantu bavugaga cyuko uburyo umutoza yaje harimo abatamwemera, wowe nka perezida ubu werekanye ko utamwemera. Reka David no kuri tele yahise abishibangira. Urumva kira kiganiro kivuyemo mu gitondo nimugoroba haba imyitozo mu Nzove. Umutoza Afamia Lotfi yaje mu Nzove, akinjira asanga ukura mu Nzove nyine bisanzwe abafana baba baje kureba imyitozo, asanga ari abafana baje kureba imyitozo. Abaravuze ati nge nta mufana nshaka ahangaha, ndashaka imyitozo iri awikro. Taktike zanjye simba nshaka ko abantu bose bazibona, sinshaka nyine abantu baza kureba umwanya munini kuri telefone batangiye imyitozo, ariko Coach Lotfi ngo umwanya munini kuri telefone yicariye ku ruhande, ariko babwiye ati ngewe ndashaka imyitozo iri awikro. Hari n'abari batangiye gusohoka n'abari batarinjira bari banze ko binjira. Uwitwa perezida yayisaza igitaraganya arinjira, yaramubwiye ati Rayon Sport ni y'abaturage, abafana bagomba kwinjira. Urumva harimo agapingane, urumva agapingane ntikabura. Se niba umutoza ashaka taktike zo kuziba ahantu hatari abantu benshi batari bibi natoza ko taktike ni ibanga ry'umutoza. Ariko se wowe uri gushaka ko abantu bose baza bakareba, ntushaka gushyira mu bikorwa iby'umutoza ashaka. Icyo ni ikikwereka ko umutoza ntago ari kumwe we na Tadeo pe, ntago ari kumwereka. Ibi bintu tubisoze tuzagenda tubigarukaho, gusa David nicyo navugaga, abantu ne bareba uburyo bumvikana, n'abantu b'abagabo, n'abantu
abantu bakuze, ni abantu bamaze igihe muri Rayon Sport kandi abenshi mu by'ukuri turabizi ko bayikunda. Ibyo kuryana ntibabireke, bakomeze barebe imishinga yabo iri imbere. Ntitwumve ngo Muvunyi ngo aragiye, ntitwumve ngo runaka ngo aragiye, kuko ni amaboko ikipe iba itakaje. Baganire rero biyunge, nyine ibintu bigende neza. Gusa biraza kugorana Rugango, kubera ko wakwibaza ku ibaruwa ubuyobozi bwa Rayon Sport nk'ikipe bwasubije bodi ya association muri rusange, wakwibaza izi gahunda ikipe ifite n'izi match amicale n'ibi bikorwa byose bo barabitegura bodi ntibimenye, ku buryo bodi itegura ibyayo hama ikipe neka bitegura ibyayo, ntihabemo gusenkuriza cyangwa se guhuriza hamwe. Ibyo bintu bikwereka ko ziracyabyara amahari. Biraza kugorana kugira ngo bahuze, kuko niba tumaze amezi agera mu icyenda yose bamaze mu ikipe ya Rayon Sport hajye navuga muri ikintu cyo kudahuza, tukaba tureze tugera aho bagiye kujya kwinjira mu ndi mwaka, aho gushaka ibisubizo bizatuma ikipe itangira umwaka w'imikino imeze neza bikigoranye. Urabona ko bizasaba ko ari uruhande, nta ruhande ndiho ndi netre, ariko ibi bintu biramutse bikomeje gutyo umuntu ashobora kuba yabihomberamo cyane. Ni abantu bo mu muryango wa muntu, abantu bo muri association. Ntabwo byoroshye. Impamvu mbivuga, ngewe mfite ibimenyetso, mfite fact. Mvuga ko association ishobora kubihomberamo. Tombora y'uko amakipe azahura muri Champions League zaba kuri 12 z'ukwa munani muri Tanzania, Dar es Salaam. Yego, nibwo Rayon Sport izamenya ikipe bazakina muri Confederation. Urumva muri preliminary mu mijonjora y'ibanze hariya hantu. Ikintu cyitwa no gutegura, kijyanye no gutegura ikipe, ingendo z'indege, amahoteli, ibiki n'ibiki, ibintu byose hariya hantu niho uzatangira kubonera agatuza. Impamvu mvuga nti rero umuryango ushobora kuba wabihomberamo. Uribuka Rayon Sport bweruka muri iyi mikino yikoza za Algeria, yikoza za Mozambique, yikoza zahe. Umuntu abareyo bazanyomoza, umuntu wishyuye ariya matike yose y'ingendo n'ibintu byose ni Perezida Muvunyi. Ubihakana azaza ambwira ati siwe, noneho ngewe mbimwereke. Urumva? Niyo umuntu ashobora gufata ibihumbi nk'ijana by'amadolari agategera ikipe karara muri hoteli nziza y'inyenyeri ikipe byose bikagenda neza. Uwo muntu avuze ati ngendagiye kubera ko munanije ntimushaka kumvikana, urumva wabahombye arindi. Ubwo rero ibyo ntabwo ari byo byifuzwa muri Rayon Sport. N'abareyo bari kubyumva ntabwo ari byo bifuza. Abantu nibumvikana. Reka twigere muri equipe ya APR. Ku munsi w'ejo APR na Gorilla bakinaga undi mukino wa kabiri wa Gicuti, igitego 1-1. Igitego cya Gorilla Atansere yakirekuyemo umuriro, ariko ishoti remereye cyane. Hanyuma icya APR gitsindwa na Suwane 1-1. Rene wari umukino ukomeye cyane. Gusa icyo twabonye abantu twarebye umukino ni ikipe ya Gorilla yari nziza pe, ni Gorilla nziza kuko urebye nka squad yayo. Abantu batebyaga cyane bavuga bati Gorilla rero na APR ikigaragaye ni ikipe zinganya urwego. Kuko umukino wabereye Shyorongi 2-2, umukino ubereye hano kuri Kigali Pere 1-1. Aravuga ati ni ikipe ziri ku rwego rumwe. Erega se urebye na squad y'i Gorilla nko mwizamu bari bafite uwitwa Gadi, umuzamu ubona ko ari umuzamu mukuru, umuzamu uri pose utuje, nta pressure nta guhubuka. Ari nka 1-on-1 yagiranye na Watara karaga baro ari muri box, Gadi yikuramo yitoza. Urebye kuri kabiri bafiteho Akayezu ni pole barada. Kuri gatatu bari bafiteho witwa Eric Nduwimana no ukiri muto na umuzamu. Mu mutima wa defense bafitemo witwa Keve na Omar, umwe bita umuswipa, umwe uba witonze cyane. Bafitemo na Omar umwe mu badefenseri beza je nabonye bari mu champion. None bafite Mediane ya Masudi Narcisse. Mediane niyo ejo yaguye ikipe ya APR. Masudi Narcisse ugashyiramo Musengo Tansere ndetse na Victor Murda na captain Victor Murda. Iyo Mediane abari ko organiza Mediane
ni ubundi buhagarariye bakirasamo hagati mu kibuga abariko noneho bakagira attaque yari flexibility muri attaque bagendaga baperimeta ari uruhande rumwe rwacagaho n'uriya mu Petit Scott Daris urundi rucaho uyu Nduwimana Frank agasore kakiri gato urumva umunsi ngo Tansere yarari gukina free roll ku 10 yakinaga yisanzuye aca kuri 7 11 agarukamo hagati yakinaga free roll inyuma ya Yipo ura muntu ndamuzanye iri umunyakameruni aracyayi afite baro ku kirenge afite presence hose imipira yo mu kirere imipira yo hasi afite baro ku kirenge arawutwara ni box post ahantu yatwaye umuvandimwe witwa Yunus mana we Yunus